amakuru yanyu ni meza. nitwa Zempion Edgar w'iki kigo twishimiye kubamenya. Yego natwe twishimiye kubamenya. Murakoze, amazina yanjye nitwa Remy nanjye ndi musangwa muri kino kigo. Murakoze, nanjye nitwa Mishu nkaba nshinzwe isuku muri iki kigo. Ugize ikibazo wese yangana nkamufasha ku bijyanye n'isuku. Murakoze, banyita Tracy nkaba nuruka mu kindi kigo, ndi mushyashya kuri iki kigo, nkaba nigaga Rwamagana. Nishimiye kubamenya. Murakoze, nanjye banyita Pisi mwasuye muri kino kigo nyine turabakiriye cyane. Murakoze, nanjye nitwa Ange naturutse i Kigali, nishimiye kubamenya. So akanya nk'aka ngaka mbise nibagirwa ko kampamagara animatrice mubwire ibintu directeur yari yambwiye kugira ngo tubikemure hakiri kare. Allo? Mwaramutse animatrice? Waramutse ute? Wansanga hano mu biro byanjye hanyuma nkaguha ubutumwa umuyobozi w'ikigo yampaye. Yambwiye ko adahari kandi hari ibyo tugomba gukemura kugira ngo azasanga byatunganye. Tebuka. Yego karibu injira. Urakoze kuza rero. Hari utuntu ndamukiyemo ngeze aho nibuka yuko umuyobozi hari ibintu yasize ambwiye, kandi ibyo bintu yambwiye ko bikenewe cyane kugira ngo nabone ko atanga raporo. Rero niyo mpamvu muhamagaye none kugira ngo tubikemure hakiri kare, ataza kumamagara nka buri kintu mubwira. Yambwiye ko tugomba kureba imibare y'abana tumaze kwakira, tukareba ese barangana iki, abakobwa abahungu. Hanyuma ikindi kandi yambwiye tugomba kwitaho cyane, ari nacyo gitumye uri aha ngaha kandi nanjye nkaba ndanga. Uwo animatrice nanjye animatrice. Imyitwarire y'abana, imyitwarire y'abana ni ikintu gikenewe cyane. Yambwiye tugomba kureba uburyo bari kwitwara, uburyo bari kubana, uburyo abashyashya bari kubakira. Ni ibyo ngibyo dukeneye gushyira kuri gahunda none aha ngaha kugira ngo tuze kumuha ibintu bisobanutse. Nawe rero uraza ko urampa igitekerezo ukuntu turi buze kubigenza kandi tukabikora neza. Imibare yo ntabwo turi bujya kurera ko abanyeshuri tumaze kwandika turabazi, bagera muri 397. Yego ni bariye. Abahungu
bari kurutaho abakobwa gato ariko turareba mu mibare neza. Hanyuma ku kintu cya disipurine tuze kumubwira bayikaze. Urabona ko abana babaye benshi baturutse imihanda itandukanye niko n'ingeso zigenda ziyongera barushaho kugira ubuntu bw'ubucakura naduhamagara tuze kumubwira bashaka ukuntu bakaza bakanerekana disipurine hanyuma yongere uko yari imeze bayikaze kugira ngo turusheho gucunga bari abanyeshuri babaye benshi cyane. ariko ngewe ko byumva aho ngaho ku bintu bijyanye n'imyitwarire y'abana ni twebwe cyane bireba tugomba gufata ingamba cyane wenda nawe akaza yongeraho ibindi byo nk'umuyobozi w'ikigo ariko urumva bitewe n'imyitwarire ubona iyo mbona tugomba gushaka igisubizo cy'ukuntu ibintu twabikemura hakiri kare. Ibyo urabona hari ukuntu directeur agenda aduha akazi akaguha akazi bwa buzi yajyaga aduha agomba kugira ate kubugabanya. Twebwe niba animateur animatrice tukinjira cyane muri disipurine y'abanyeshuri aho navugaga gukaza rero agomba gushaka kuyongeramo undi muntu akajya akora twatuzi yajyaga aduha ku ruhande twe tukinjira neza n'imbere muri disipurine y'abanyeshuri. Ni ibyo ngibyo rero nagushakiraga ubwo uba wisubiriye mu kazi kawe mu kanya ugaruke turebe ukuntu ibintu tubishyira ku murongo tubikemure hakiri kare. Urakoze. ndabona twungutse abajama bashyashya. Nitwa Demi, nkaba nsanzwe muri iki kigo, bishobotse namwe mwatwibwira. Okay, murakoze kuba umpaye ikaze. Nanjye amazina nitwa Niyompano Drizzy, nkaba naturutse Saint Aloys. Okay, nanjye nitwa Kurimana Dani, nkaba naturutse JS Nyamiramo, nkaba ndi umunyeshuri mushyashya muri iki kigo. Okay, kumpa ikaze nanjye akiriye neza. Amazina yanjye banyita Frank, nkaba nturutse ku kigo cya JS Kayonza. Murakoze kuba munyakiriye. Okay, murakoze abasaza. Nanjye nitwa Bright, hano ni ku kigo, hano ni mu rugo, njye n'uyu muvandimwe wanjye. Rero mwakoze kuza, tuzabana neza nk'abaje. Okay, nukuri urakoze cyane. Murakoze kuba muduhaye ikaze. Sawa. maze iminsi mbona waranyaze reka ntabwo nakwaranze ubona ukuntu wayivuyeho nyine kubera iki wasanga umuntu afite impamvu zituma avuga cyane niyo mpamvu adakunze kuboneka ahantu henshi ko nubwo uri kumbwira ngo usigaye uhuze nsigaye mbona utameze neza sinzi impamvu usigaye bihugiyeho cyane sha nyine kubona ameze neza ntabwo umeze neza urabona ko maze iminsi ntuje cyane sinzi umuntu yaje n'ibigeragezo ibyo byinshi n'ibibazo nagatuma avuga cyane mbwira se ibyo bintu ni nk'ibi shara mu nyine urabizi kuri inshuti yanjye magara kubona kera gusa nahuye n'ikigeragezo ntabwo numvaga nzabikubwira gusa bigiye ko ngombwa ko mbikubwira uriya mwana ngo ni Ange kuva yagira muri iki kigo ko ahora yigunze wamwegera ngo mubaze ikibazo afite nta kibazo sibyo
shara umuntu undi kamukubwiye nubwo nzi ko nta kindi kintu wahinduraho cyane nyine umwana muto nigaga mu kwezi kwa gatandatu n'imyaka 12 byari umunsi usanzwe nk'indi minsi yose ikigoroba gisanzwe nk'ibindi bigoroba byose natahaga ahantu kure cyane kubwo byansabaga no kwambuka ikibaya gusa uwo munsi umunyeshuri twatanaga ntabwo yari yize ahagana saa 11 z'umugoroba ndimo naha nahuye n'umutipe ntabwo nari muzi kandi nanjye ntabwo yaranzi muratangiye kuza nsatira Senyi ntagare komeza umbwire sibyo ntagare ari basi nyine komeza umbwire nta kibazo sibyo nyine ndakwinginze pe komeza umbwire sharamu nyine reka kurira komeza umbwire sibyo ihangane pe nagerageje kwirukanka cyane ndimo no gutabaza gusa n'ubundi buryo busa nta muntu n'umwe wari urangwa wanabara umuntu aratashye ngera mu rugo iminsi ikomeza kwicuma gusa n'ubu byashoje mu rugo basanze ntwite komeza umbwire nyine nta kibazo sibyo komeza umbwire sibyo ihangane pe kuva mu rugo bamenya ko ntwite batangiye kuntoteza cyane wowe wirira komeza umbwire sibyo mu rugo bahora bambwira nabi kuko navuye nkafata umwanzuro wo gutorongera nkagenda shara nyine nk'ukuntu mbikubwiye naje gutorongera ndagenda koko nza guhana abagira neza banyemerera kundera kugeza mbyaye gusa kugeza mbyaye ntabwo nababereye umwana mwiza kuko namaze kubyara mbatana umwana wanjye ndagenda Senyi komeza umbwire sibyo ataye umwana wanjye ncaho ndataha ihangane kandi komeza umbwire ibyo ngibyo bitubaho mu buzima nahise mu rugo bambaza inda natwaye aho nayitaye mbabeshya ko nakoze impanuka inda ikavamo kubaho muri ubwo buzima no kuri umwana wanjye bimbana birebire mujya murandira nifuza gusubira ku ishuri gusa ababyeyi banjye ntabwo babyumvaga nakomeje kubaho gutyo ababyeyi bahora bantoteza navuga gusubira ku ishuri kama ngo ntabwo ushaka kongera kumbura natwaye iyindi nda kandi icyo nshaka no gusubira mu burayi ahanini bakambwira ko nta n'ubushobozi bafite bwo kunyishyurira nakomeje kubaho gutyo igihe kiba kirekire gusa nyuma naje kumva umushinga washyizeho na leta y'u Rwanda wishyurira abana bagizeho ikibazo cyo gutwara inda bakiri bato umushinga nanjye ndiyandikisha kubw'amahirwe nsanga ni mu batoranijwe bagomba kwishyurirwa ko kwisanga aha ngaho ndeba gusa nyine gusa iteka n'iteka muranicuza muziranenge nataye umwana wanjye w'imfura y'umukobwa nkahora nibaza si ubasi ariho si basi niba ari habaye hati amakuru anje ni meza ariko ko umaze iminsi wigunze wicaye wenyine ufite ikihe kibazo shadoye umubare kuba ntarigeze nkubwira ikibazo mfite ariko buri uko ntekereje amateka y'ubuzima bwanjye turagenda gakomeye
ihangane umbwire. Sadoye namenye ubwenge mbona mbana n'umugore n'umugabo, abo nibo nitaga data na mama, gusa igishoboka cyose barakinkoreraga kandi na n'ubu baracyabikora. Umunsi umwe baje kunganirira bambwira ko atari ababyeyi bamubyaye. Sorry basi uzumbwire byagenze bite? Bambwiye ko ababyeyi banjye nabo batazi aho baherereye. Bambwiye ko mama yaje atwite yenda kubyara, mwakira baramufasha. Uwo nakwita mama umbyara anwita yafashwe ku ngufu avuye ku ishuri. Tuzi ceceka umbwire ihangane bibaho. Ikosa rikomeye mama yakoze nuko abo bamufashe bamubwiye ko bazamwakira akabyara agataha amaze gukomera. umugisha barakoze cyane. Nagize amezi 6 mama na mpugo rugo arigendera, baza bansangaho. Ihangane Ange, tuzi umbwire. na nyuma naje gusubira aho babaga nsanga barimutse bagiye mu wundi mujyi. Ihangane pe, sibyo? Ndabizi mu buzima bwawe kandi ndakwinginze, sibyo? Ndabona abandi binjiye kandi ukomeze kwihangana. Reka natwe twinjire, nzakomeza kugerageza kukuba hafi, sibyo? Ange nguceceka. Sinzi aho mama aherereye, yewe sinzi niba akiriho. Ariko duwaye uzambabare uzambikira ibanga, ntuzagire umuntu ubwira. Sinshaka ko rubanda banyota. Nta kibazo nzakubikira ibanga. Yewe na Nimatirisi ntuzabimubwira. Ange kamusaba akantu kamwe. Mbaza. Ntuzongere kwigunga, ujye uza dukinane n'abandi, sibyo? Yego. Haguruka tugende. Angel, Imana mubaze. None Angel, mpamagaye rero nagira ngo nkubaze, nabonye Duane yarwaye cyane kandi hari amakuru y'abanyeshuri namushakagaho, ariko nabonye arembye. Hari amakuru y'uburwayi bwe waba uzi?
amakuru byerekeranye n'uburwayi ye nzi twaraganira ariko ntabyo yigeze ambwira, ntiyambwiye ko ajya arwara kuriya. ko mbona muri inshuti mumaranye igihe ntabwo yigeze abikubwira? Ntabyo yigeze ambwira. Nagira ngo rero mubaze ku myitwarire y'abanyeshuri kandi muri inshuti, uko biri ko byagenda kose hari amakuru waba uzi hagati y'abanyeshuri aha hanze mu kigo aho tuba tutari mwe muba muhari. Amakuru nyine byerekeranye n'imyitwarire y'abanyeshuri niyo nshaka. nyine hari abanyeshuri ubona baba bafite imico itari myiza, sinzi uko nakubwiramo. Nk'abandi nari nkubonye nkukeneye rero numvaga uyu munsi ndi buze kugutumaho tukagira ibyo tuganira, nkagira ibyo nkubaza bitewe n'imyitwarire ndi kubona. Hari igihe wenda naba ndimo kwibeshya, hari abo mbona bitwara ukundi, ariko wowe kubera yuko mubana umunsi ku munsi murararana mwigana mu mashuri bamwe, abandi ubakurikirana umenya ibibazo byabo, nagira ngo mbwire imyitwarire y'abanyeshuri uko imeze muri iki gihembwe dutangiye gishyashya. Murakoze bwana animateri. Nje imyitwarire y'abanyeshuri mbona ari myiza, uretse ko hari abana bashira amakenga, abasigaye bajya hanze y'ikigo bagaruka mu kigo basinze. Yego. None se abo bantu ko numva harimo ikibazo, abo bantu waba bifitiye amakuru ngo tumenye uburyo tubikurikirana hakiri kare, kuko umubyeyi iyo yohereje umwana ntago aba yamwohereje ngo ajye yirirwa hanze, ndetse cyane ko nta n'uruhushya baba bahawe. Hari amakuru waba ubifiteho kuri abo bantu bari gutoroka bakajya hanze? Animateri nta makuru mbafiteho, gusa umuntu abikurikiranye bidatinze twaba twamenya igisubizo. Yego. Nk'umuntu nka Dowaye rero ni ngombwa yuko uri buze kunkurikiranira ayo makuru kandi ukayangezaho hakiri kare. Yego animateri. Ntibirenze saa 8 rero utarangeraho. Sawa sawa. Animateri, ubu se koko nimbikubwira bakamenya kandi ibyo wabikubwira, ubu ntibazanyikomamo inabi ngo ntarabareze. Bonne